Ufite ikaye y'amasezerano ubwo twaderukana mfite amakaye 2-3 amakaye 3 y'amasezerano yose yego fata ute babyakira ute ikaye y'amasezerano imeze nk'ikarita ya banki ikaye y'amasezerano imeze nk'ikarita ya banki umuntu agendana kuko Imana yaravuze kubigendana bakaba bavuga ngo n'ubusazi ariko abantu dufatanyije kwizera baravuga ngo amen. Rero nge ntago mbasabira kuvuga ngo Mana bereke ko bahane nashaka kumva niba wenda iyo bakwise umusazi ugira nk'ikintu cyipfunwe ukumva nawe buri ikizere niba ari gusara mu byo gusenga byo iyo umuntu ambwiye ngo akaba yantorutira mu byo gusenga ese bite musumuje nkawe umuntu nkawe uri gusenga umugabo nkawe bitamvuga mba numva ari fier kubera iki kera hari ibintu Imana yavuze irabivuga ubwanye nkabona nta nzira bizabona nta naho bizaca nta kize nta nikize ariko miryango inyuma nare mu miryango mvukamo nare uburyo nakuze nare imbere gose Imana ikavuga nkabona nta cyerekeye ndeba ku by'Imana yakoze iby'Imana yakoze rero bimba ikizere ko ibisigaye byoroshye kuko ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta ibisigaye nanjye rero kadera kakana niyo turohete dukomeza ariko wari wicara kumva uzatonga nka private jet yawe. Yes. Nothing impossible for God. Nta kintu kiyashoboka mu Mana. Nge nzatuga indege. Katwigere ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda gukoresha nk'umuhanuzi no sawe muri iyi minsi bihagaze bite ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda gukoresha. Ndashimira Yes, ni by'agacukeshika komeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, ninjye mugiye kubona muri kigano nkana kiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus ndi kumwe n'umukozi w'Imana tudaherukanye cyangwa se twadukumburanye, umukozi w'Imana witwa Innocent Rungano. Reka mboneho mbasuhuza hano hose mwamuherereye, mwamwe mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane bive ku mutima, n'abakunda cyane bive ku mutima. Sinafata akanya ngo nze kubaganeza ndi kumwe n'umukozi w'Imana witwa Innocent Rungano. Imana yagiye mukoresha imirimo n'ibitangaza mu bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nandi mahirwe n'undi mugisha kugira ngo tuganire nawe ku mirimo y'Imana n'ibitangaza Imana igenda imukoresha. Ku bantu bagiye bakurikirana Gonarike TV byaba bibabaje cyangwa se warayikurikiye ariko ukaba utaramubona, ariko uyu munsi nta mahirwe kugira ngo uze kumubona, nibiza gukunda uze gufatana nimero yiwe cyane ko turaza kuyisiga inyuma. Hanyuma Innocent ndakwakiriye. Murakoze kunyakira mu izina rya Yesu. Umeze ute? Mbameze neza. Unashima Imana? Ndashima Imana. Kugira ngo dutangire neza ikiganiro shashu, uzi ko nkunda kwiragiza Imana, nkunda uburyo usenga, nari nkumbuye n'isengesho ryawe kugira ngo muri iyi minsi rindandate cyangwa se rigera ahantu rimvana cyangwa rigere naho ringeze. Rero ndagusabye banza dushyira imbere y'Imana. Reka dusenga Imana. Mana telasi lebosh landa la monde la sila handa la kota la bili bla shainim nahai lesi adome kantala lo shailim lo saivi intala bi odiha mila ondle lo shailim lo ilshi entre da kantala bla bla o de la saide manda la haiba imla andole kit redo bo shainim nahai lesi labo nevan trede ki andome anda ki shande blohom ve ene manda sile dra la boshi enim nahai tebuko dushaka bibukushaka mwami levo tesi lebo shine mnahai lesi anahan hand le shaib nahai amen amen. Nongeye kugwikaze nakaribu hano kuri Gonarike Plus. Nari ngukumbuye by'umwihariko sinzi wone wari ukumbuye abantu bo kuri Gonarike Plus. Abantu bo kuri Gonarike Plus bose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mfasha tubasuhuze gutya umukristo. Arya uburyo bwiza Yesu yemera bwo gusuzanya n'ubuhe? Yajyaga abwira yasijyaga asuzanya avuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Namwe mukamwikiriza? Tuyahorane twese. Hanyuma umeze ute? Umurimo wa Kristo umeze ute? Umurimo wa Kristo umeze neza, urakomeye, uri kugenda neza. Turashimira Imana ko igitanga imbaraga, kandi turashimira Imana ko ari Imana y'imbabazi, ari Imana y'urukundo. Yego. Ibiraka Imana igenda ibaha mu bikora mute? Umurimo w'Imana tujya tukora uko Imana ishaka, by'umwihariko nko muri iyi minsi turi mu bihe bigoye, ibihe bikomeye, turimo gusengera abantu benshi mu buryo butandukanye,
nuko kandi turi kubikora neza mu buryo budasanzwe. Akenshi menyere ko nkusura uri mu bihe by'amasengesho nagira numve neza ko muri iyi minsi uri mu bihe by'amasengesho kuko ni wiyiriza ugafata ibihe. Ibihe nta kibazo, ibihe nabyo bimereye nabi bimereye nabi uko byanga bikunda. Iki cyumweru naco ndashaka gusozamo ibihe, ndashaka gusozamo ibihe muri iki cyumweru. Ese igihe cy'Imana koko kiratinda Innocent? Igihe cy'Imana ntabwo gitinda. Hari igihe gitinda nibwo umwana bwayo, hari n'igihe kibanguka. Gusa ku muntu w'Imana, ku muntu ugitegereje ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana, niyo gitinze hari imbaraga y'Imana iza kumuba hafi no kumuhumuriza, kumwereka ko igihe kidatinze. Rero ku muntu usenga Imana, ufite revelation y'ejo hazaza y'ibyo Imana yamubwiye, abona ko bidatinze kuko hari marayika w'Imana iza mu buzima bwe akamukomeza, akamwereka ko ibitinze, abandi ibyo babona ko bitinze wakabona ko bidatinze, bigatuma akomera gusenga no gukomera. Ngiye impamvu nkubaje iki kibazo sikiye cy'Imana kiratinda koko cyangwa se isezerano ry'Imana riratinda, nuko ari abantu bitatombera iminsi barimo ndetse bakabona n'igihe cyarabarenze cyo ngo babona mu masezerano yabo cyangwa se ibyo bifuzaga byose. Urugero nk'umugore ufite nk'umugabo ariko akamara nk'imyaka nka 45 atarabona umwana kandi agomba kumubona. Yego, abo nababwira ngo nibakomere, bapfa kuba bari mu mwanya mwiza barimo gusenga Imana. Nababwira ngo nibakomere, ikintu cyose bari gucamo, ishuri ry'ibigeragezo bari gucamo, Imana yarabyemeye, ariko hari ubuhamya iri gukusanya, vuba cyane bazabona imirimo n'ibitangaza by'Imana. Naho Imana yo iby'Imana ntabwo bitinda. Abavuga igihe cy'Imana kigenda gitinda. Ubwo twa duherukana wari ufite ikaye y'amasezerano, ubu muri ikaye y'amasezerano yabagiye hehe? Mbadinda ikaye y'amasezerano yanjye. Wari ufite ikaye y'amasezerano ubwo twa duherukana? Mfite amakaye 2-3. Amakaye 3 y'amasezerano yose? Yego. Aha. Ndafite amakaye y'amasezerano kubera ko yitwereke gutya, yitwereke. Zamura ngo hejuru gatoya. Ntago nshaka ko abantu babisoma. Oya ntubise. Ntago natuma abantu babisoma no kubibona. Nino babaza amasezerano yawe. Nubundi siko bizasohora hano ku isi ketse niba amasezerano zahabwa ugeze mu ijuru. Oya amasezerano azasohora hano ku isi kandi mu gusohora abantu bose bazabigiramo inyungu, bazabyungukiramo. Ese ubura yuri kugendana ikaye y'amasezerano nk'abantu bakayikubonana. Babifata ute, babyakira ute? Ikaye y'amasezerano imeze nk'ikarita ya banki. Ikaye y'amasezerano imeze nk'ikarita ya banki umuntu agendana uko isaha ku isaha. Muno hari iryasezeranijwe, hari ijambo ryasezeranijwe. Nyine ndashaka kugira ngo umenye ugendana nk'ikaye y'amasezerano yanditse ati nzagukorera iki, ejo bundi nzagutabara gutya, nzaguha iki, nzaguha iki, mwana wanjye dore ejo bundi witwaye neza usenga cyane nkongeje iki ngiki, abantu bakayikubonana. Babyakira ute? Ikaye y'amasezerano icyambere ituma ukomera mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Ndashaka ngo umenye abantu uburyo babyakira abantu bakibonana. Hari igihe abantu dufatanyije kwizera ko hari abantu tutizera bimwe. Hari abantu tudafite kwizera, hajya ashobora ati ni ubusazi. Kuko Imana yaravuze kubigendana bakaba bavuga ngo ni ubusazi. Ariko abantu dufatanyije kwizera baravuga ngo amen. Ni ibyo byanyabyo ikaye n'amasezerano. Kuko birivuga ngo ijambo ry'Imana kubarimbukana ubupfu. Ariko ijambo ry'Imana ku bana b'ubugingo, urumva, ku basenga n'ubugingo, ku badasenga, ku bantu batubaha Imana ni ubupfu. Niyo mpamvu kimwe rero iyo ndi kugendana ikaye y'amasezerano yanjye, iyi ngiyi ndi kuyigendarana ku bantu basenga, baravuga ngo yego aho ngaho ni sawa. Nanjye idokima nundi akavuga ati nanjye idokima imeze nk'iyawe, nanjye niyo ndi kugendana, niko gahenge mfite, niyo mahoro mfite, nibyo byishimo mfite. Reka tugereke kwa aba bantu abavuga ngo ni ubusazi bakakwita umusazi, wowe byakira utabakwita umusazi ugendanye ikaye y'amasezerano? Uko mbyakira kubera ko ntago bagasobanukirwe nkuko Elisa yabwiye Gehazi, kuko Gehazi hari ibyo Gehazi yego, hari ibyo yajyaga nyine Elisa yajyaga abona, hanyuma Gehazi we ntabibone. Gehazi bimwe na bimwe akabisuzugura akabipinga. Ariko igitondo kimwe ngo Elisa
asaba Imana aravuga ngo mana icyampa ugahumura amaso y'Gehazi akareba akitegereza ingabo ndi kumwe nazo kuntu Imana iri kumwe nanjye waba ugize neza. Rero nanjye nk'abo ngabo nabwo ati icyampa bagafunguka amaso bakareba kuntu Imana inkunda, kuntu Imana ingirira neza, kuntu Imana ariyo yavuze ibi ngibi byatuma baca bugufi bakihana. Rero njye ntago mbasabira kuvuga ngo mana bereke ko bahane. Nashaka kumva niba wenda iyo bakwise umusazi ugira nk'ikintu cyipfunwe ukumva nawe wiburiye icyizere, niba ari gusara mu byo gusenga byo iyo umuntu ambwiye ngo akaba yantorutira mu byo gusenga, ese bite umujene nkawe, umuntu nkawe uri gusenga, umugabo nkawe, bitamvuga mba numva ari fiyeri, mba numva ari fiyeri. Nta yavuze nk'umujene nkawe kuki wasare mu bintu byo gusenga, njye ntago ngira isoni zo kuvuga ngo gusenga. Buriya no muri stade haba no muri kaburimbo nagenda nkapfukamanyiriza Imana icyubahiro, ndi muri kaburimbo hagati nkagenda nkagaruhane nkapfukama nkavuga ngo Mana urera, icyubahiro ni cyawe, kwisi no mwishuza ahora wera, kumva ntacyo bintwaye. Namaze kwiyakira, namaze uwo nkorera Imana nkorera nsenga, namaze kwiyakira muri nge, kuyakira muri nge n'ubugingo bwanjye, nta soni nagira. Ndi mu bantu 100, ndi mu bantu 1000, ndi kugenda mu muhanda ntwaye imodokari naparika iruhande, niba bari kuri arete runaka yemerewe guparika aparika, nabyina igisirimba cyangwa napfukamanyiriza Imana icyubahiro, nkumva ari fiyeri, nkagenda nkakomeza. Yego, reka nkomeze ku kibazo cyanjye. Nk'ubu iyo urebye nko mu makayi yawe, mu makayi 3 yose ufite, mu makayi yanditsemo amasezerano Imana y'ibintu Imana izagukorera, kuko ikayi y'amasezerano ni ibintu Imana izagukorera, sibyo? Yego, ikayi y'amasezerano ni ibintu Imana izagukorera, yakwemereye ni ibintu bizagukorera. Yego, iyo ugiye kureba nk'ikintu Imana yakubwiye kera ugasanga nturagitikinga ngo kivivure, yego, tekereza iki cya kintu Imana yakubwiye kera ugasanga cyatinze gusohora, yego, cyangwa nabihari. Hari ibintu Imana iba yaravuze kera, bimwe ntibisohore kandi biba byarasohoye. Hanyuma ibyasohoye rero biba icyizere ko bitarasohora nabyo bizasohora. Kubera iki? Kera hari ibintu Imana yavuze irabivuga, ubwanjye nkabona nta nzira bizabona, nta naho bizaca, nta cyizere, nta n'icyizere. Ariko miryango inyuma, nareba mu miryango mvukamo, nareba ibyo nkora, uburyo nakuze, nareba imbere rwose Imana ikavuga nkabona nta cyerekezo. Ariko mu kwizera nkavuga ngo ni Imana ifata ibitari ikabishyiraho. Icyo gihe iyo maze kureba ko hari ibintu bitarakoreka Imana yavuze, ndeba ku by'Imana yakoze. Iby'Imana yakoze rero bimpa icyizere ko ibisigaye byoroshye, kuko ibyo yakoze nibyo bikomeye kuruta ibisigaye, kuko ibisigaye biroroshye cyane. Yisigira urugendo rurerure. Isi reka nkubwire David, buriya ibisigaye bishobora kuba ari byo bikomeye kurusha. Buriya David, ibyari guhiga ubugingo bwawe byari byinshi, byari no gutuma upfa birangira, byari byinshi, ariko ntaho byagiye. Ariko rero reba ku bintu Imana yagusimbukije n'ibyo Imana yakoze, hari aho Imana yari izi ko uzagera, hari aho Imana yari izi ko izakujyana kandi udashobora kuva mu mubiri aho hantu utarahakandagira. Rero aho hantu ibyo Imana yakoze igusimbutsa mu bintu byinshi bitandukanye, ikakugeza hirya, bivuze ngo uri ishami ridashobora gushirwa hasi, aho kuri ishami rikomeye rizashamikirwaho ibintu byinshi mu buryo bukomeye cyane. Rero nagira ngo mbwire ngo iyo hari ibyo Imana itarakora ari kureba ku by'Imana yakoze, bikaguha icyizere cy'uko ejo ari heza. Kuko ibyo ubu ngubu uri gushaka ubu ngubu, ibyo ufite ubu ngubu hari ababibuze. Ibyo rero bitari byashoboka, ibyo ufite ari ababibuze barari kubyifuza. Ibyo bitarashoboka rero nabyo hari abantu bamaze kubona mwasenganye, ariko wiringi yuko hari ibyizere ko bihari. Hano hanye nshaka kwanga abantu badukurikiye bumve neza. Hari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye tukamushishikaza ati shakika y'amasezerano, Imana ije kubwira akantu ujye ukandika, Imana ni kubwira ati nzagukora iki ngiki, reba ahantu cyandika ngo uzibuke no kiguhanuriye, uzibuke ko wavuganye n'Imana. Ni byiza kugika y'amasezerano kuko twibutsa ibintu twagiye tuvugana n'Imana, nitwibagirwe niba ugeze n'igihe cyo gucika intege ukibuka ko hari cyo kintu wavuganye n'Imana. Ndashaka kugira ngo numve noneho kino kintu Imana iba yaragusezeranyije kera. Urumva? We wajya kura mu y'amasezerano ugasanga hari ibindi 500 byakurikiyeho inyuma Imana yasohoje, ariko cya kintu cyakera ntikirasohora. Ubifata uti? Cyangwa utekereza ko ari umuhanuzi wavangiwe, cyangwa si ukubyakira? Iyo batabesheye Imana, iyo Imana ivuze urabimenya. Kubera iki? Buriya David, papa wawe aramutse aguhamagaye, aho yaguhamagara ari hose, mu bantu bose yaba arimo,
wavuga ngo nkurikije uko papa wanjye avuga nijwe ni rya papa sibyo rero ni kimwe nuko umuntu wabwiwe n'Imana byonyine abazi ko ari Imana yamubwiye akurikije uko Imana ivuga. Imana ibwira Aburahamu iramuhamagara mu Tangiriro 12 murongo wa 1 kugera 4 iramubwira ngo Aburahamu we va muri uyu y'abakarudaya ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzogeza izina ryawe uzakuvuma ntuzamuvuge ntuzamuvume uzagutuke ntuzamutuke kandi uzakugira nabi ntuzamugire nabi uzakwangiriza uzamuvuma ntuzamuvuge ngi nzamukuvumira. Aburahamu rero yarazi uko Imana ivuga. Impamvu Aburahamu yavuye muri uriya y'abakarudaya agasiga umuryango we agasiga he akajya i Kanani nuko yarazi ko ari Imana koko ukivuga ariyo yamubwiye. Iyo abazi yuko ijwi atari Imana ntago yari kugenda. Iyo aza kugira kudabutinga gushidikanya ko ari Imana cyangwa atariyo nabwo ntiyari kugenda. Ariko impamvu yagiye yarazi neza ko ari Imana ivuze, azi nuko ivuga, azi n'imikorere y'iki y'Imana. Aho abantu bagira ikibazo ni ahangaha rero. Abantu bamwe aribyo nanabifuriza ngo Imana ibahe kumva, ibaha amatwi yumva. Iyo ndi gusenga isengesho cyangwa nkavuga ngo Mana kora ku maso yanjye ndebe, kora ku matwi yanjye numve, ndetse kora ku munwa wanjye no kuririmi ndushaho kuvuga ibyo ushaka. Kubera iki abantu benshi ikibazo bafite ubu ngubu bari muri confusion yo kuvuga ngo ese koko ni Imana cyangwa ntago ariyo, barayibeshe cyangwa ntago bayibeshe. Kubera iki ntabwo azi neza ijwi ry'Imana cyangwa n'ijwi ritari iry'iki ritari ry'Imana. Abantu benshi niho baguriye, abantu benshi nibo bavire mu byiringiro. Ugasanga umukobwa Imana avuga ngo uzakora ubukwe, urumva akumva ijwi gusa ntamenye ngo ni Imana cyangwa se si Imana. Sometimes Imana ikavuga ntabimenye cyangwa se abantu bakavuga ntibabimenye. Hari abantu bishingira Imana yarababwiye ubukwe, hari n'abandi Imana ibwira ubukwe abandi bakishingira kubera ko batarasobanukirwa ese nijwi ry'Imana ryabivuze cyangwa nijwi ry'abantu. Nge rero wowe rero uri umuhanuzi kandi uzikunda Imana ivuga, nyamara ariko hari isezerano Imana yaguhaye irwa kera. Uyu munsi niryo sezerano ntirasohora, ariko nubwo ritarasohora hari andi masezerano Imana yaguhaye nyuma yaho yasohoye. Iryo ugiye kurisoma muka y'amasezerano ubyakira ute? Naho ngaho ushaka kumva reka no kujya ku ruhande. Hari isezerano Imana ishaka kuguhereza riremereye kuruta andi masezerano. Ushaka kuvuga ngo ni irihe? Hari ibintu Imana ishaka idahita insohoreza ubu ngubu bite na quantity, bitewe nuko nabyakira, bitewe nuko ngewe urugero rwanjye rwo kubyakira kuntu rungana. Urugero David Imana ishaka kuzakubwira ngo uzagira etage 5 muri uyu mujyi, ariko mu byukuri David akunungana ubu ngubu Imana isi soza ayo etage 5 muri uyu mujyi wahita usara cyangwa ugapfa. Oya ntago nasara David kana bari Imana uretse gatumva icyo nshaka kubwira wenda ushobora gutuma utwe cyane. Impamvu Imana ivuga ngo reka kakanya mirimbite bisohoza, David ashobora kugira gahunda nyinshi mu mutwe akabara cyane mu mutwe, ariko brain ye ubwonko bwe ntago buragira muri quantity yo kwakira ibintu ngo abikontrole muri ubu buryo bwose. Reka mbe nsohoza ibi ngibi nzabisohoza ejo cyangwa se ejo bundi muri uyu mwaka cyangwa se uriya mwaka. Urugero bivuze ngo amasezerano Imana imwe itaduhereza kwa ko dushobora kwita duhinduka abandi bantu. Hari amasezerano Imana itahita iduhereza kubera ko kubona ko ubushobozi bwo kuyakira no kubikontorora byatugora. Ubu ngubu David uzaba umumiliyoneri sibyo, ariko Imana ikubwiye ngo uzatunga private jet yawe ikabikubwira, wakumva ko bidashoboka cyangwa se ukumva ko bishoboka, ariko iramutse isi bikora uyu mwanya hari ibintu byinshi mu murimo w'Imana bishobora guhita bitakara. Ese Innocent uri wicaye kumva wowe nanjye rero kadere kakana niyo turahita dukomeza. Ariko wari wicaye kumva uzatunga nka private jet yawe. Yes, kwizera ugatunga indege yawe bwite nkicara nkavuga ngo byanga bikunda. Njyewe nkavuga ngo indege byanga byemera mu bushake bw'Imana, mu buntu bw'Imana. Ubundi ikimenyetso cyuko uzatunga ibintu bihambaye hari ukuri Imana kunyuza mu bihambaye. Sometimes we turashaka kumva wowe utekereza ngo ntinge nzatunga indege, twe tubwira ko kantu nothing impossible for God. Nta kintu kidashoboka mu Mana. Nje nzatunga indege. For sure. Nzatunga indege, nzatunga ama etage, n'umwuka w'Imana, ariko ikiruta byose nuko mwuka w'Imana azababyibushya kuruta ibyo byose. Yego. Kwizera. Ntago no kwizera gusa, ahubwo muri nge harimo ko Imana nkorera. Ni Imana ya byose. Ishobora gufata n'iyi kaye y'amasezerano, bura ikaye y'amasezerano yonyine birimo. Harimo n'ibirenze indege. Iyi yonyine gusa. Ibirimo harimo n'ibirenze indege.
ngiye nzatunga indege nzatungwa n'ibirenze indege iyo kayi ibirimo birimo iyo kayi y'amasezerano harimo ibirenze n'indege uko niko indege kuyitunga indege kuyitunga ni ibintu byoroshye cyane. Gutunga indege ni ikintu gihambaye no sa. Ntabwo ari ikintu gihambaye ku muntu udasenga. Ariko umuntu usenga si ikintu gihambaye. Ni ikintu cyoroshye. Biravuga ngo iyo irambuye Imana, iyo irambuye ikiganza ngihaza ibyaremwe byose ku isi no ikurambura gusa. Gusa indege yakozwe n'abantu. Indege yego twatugiye gukomeza ati hanyuma rero nawe utwatugisobana ku umuntu Imana ishobora kumuha amasezerano ariko ubushobozi bwo kuyakira ubwo bushobozi atarabubona. David rero ukwizera kwanjye si no kwizera gusa kuko mfata Imana muri njye uko Imana ikora mbese ugusanguza Imana uko imirimo y'Imana nuko Imana ikora birenze ubwenge bwacu. Hari umugabo wavuze ngo la vie de l'homme ensemble la vie de l'homme ensemble à ses désirs. Bivuga ngo ubuzima bw'umuntu buri muri we. Viziyo yawe iri muri wowe sibyo. Imana rero uko inareba umuntu nufata Imana ko wenda kurya ibirayi gusa ariko ishoboye nuko bizakugendekera. Nufata Imana ko ishobora gufata ibi ikahindura zahabu nuko bizakugendekera. Kandi nukuri kwiyampamagaye imbere y'Imana niko bigenda. Nuvuga ko uzaba icyamamare ugakomera Imana ikagukomeza n'umuryango ukaba inkingi ukaba nka Dawidi niko bizagenda sibyo. Rero iyi Imana yacu ngiye ko nyifata iyo umuntu atari mu bibi ari kugerageza gucira bugufi Imana akagerageza kwihana akagerageza nyine akagerageza Imana iramutonesha kandi ikamukorera ibirenze by'ubwenge butekereza. Kuri njyewe indege very simple for me ni akantu koroshye kuri njye ku Mana indege ku Imana yamereza indege ni akantu koroshye kuri njye ko yayima ni ibintu byoroshye. Hari ukuntu wenda umuntu tunavuga n'ikintu cyane cyane abantu kundu dusigaye tubayeho dukunda ibimenyetso nk'abacamanza. Abacamanza bakunda ibimenyetso n'abantu natwe rero dusigaye twarigize abacamanza dukunda ibimenyetso nk'abacamanza. Hari n'urugero ushobora gutanga ukavuga ati nshingiye kuri iki nk'iki hari ibintu byinshi ngenda mbona ukabona nk'amasezerano Imana yagiye guheza agasohora wenda naho ugeze ubu ngubu ugahita ukompara n'ubuzima bwa mbere. Aho ngaho niho tuba dushaka cyane kugira ngo noneho n'abantu badukurikiye hari abantu baba badukurikiye hano bafite barabuze icyizere batakaje icyizere cy'ubuzima bwabo babona ibintu byabo byararangiye burundu. Byibura tuganire nka gutya nabo basubizwamo ikindi cyizere. Nawe ushobora kuba warakurikiye ikiganiro kigiye kumera nk'iki mu myaka yashize akaba ari kugitambutsa uyu munsi. Byonyine David wenda before yuko duhura nge nawe tumenyana tumenanye imyaka itari mikeya ariko hari uko warunze sibyo duhura. Narenze ufite ibiro 50 nawe nabingahe. Aha n'ubu ngubu nanone hari uko mbona byanga bikunda hari ikintu amaso akwereka n'umutima hari uko kubwira uravuga ngo imirimo y'Imana irahambaye uko nari nzi ndose. Hanyuma nawe uko nari nkuzi n'ubu ngubu navuga ngo imirimo y'Imana irahambaye bitewe nuko nenzi David. Twewe twabivuga gutyo sibyo kuba dukurikiranye rero. Yego abantu badukurikiye none kuba dukurikire rero ubu ngubu yewe ndakuzi yego ni wenda uranse sizo ngenda kuzi yego ariko abadukurikiye ntago bari basaba abadukurikiye ntago wenda batuzi ariko banashingiye ku biganiro bya mbere twakoranye bakageranye no ku by'ubu ngubu. Oya hari umuntu dukurikiye aribwo bwa mbere dasanzwe gukurikira ntago uri bunkwepe ntago wankwepa hari udukurikiye aribwo bwa mbere ubu ngubu akaba aribwo agiye kudukurikira atarigeze akurikira ibindi biganiro cyo katamushikaza kugenda kareba ibindi biganiro byagiye bitambuka ariko ubu ngubu nibwo agiriwe amahirwe yo kuba yakurikira umukozi w'Imana uvuga butumwa umuhanuzi Innocent. Yego Innocent wa mbere ndetse na Innocent n'ubu ngubu Innocent wa mbere wakoraga Imana mbere na Innocent ubu ngubu ukorera Imana nanone kandi agikorera Imana hahindutse iki impinduka ni yihe ni ibihe bihamya yego sibyo. Innocent wa mbere ntabwo nabaga nakwicara kuri radio cyangwa na televiziyo ngo mbe Innocent wa mbere ntabwo byashoboka ko nakwicara kuri radio cyangwa ngiye kuri televiziyo ngo mvuge ikiganiro ikiganiro cyangwa se mbwirize ntabwo byashobokaga. Ariko Innocent ubu ngubu Imana yahinduye ibihe ushobora kujya kuri radio atari rimwe atari kabiri
kabwiriza imirimo y'Imana ikemera. Yego. Inosa wa mbere nta modoka yagiraga, nta muntu wari kumuha icyizere ngo amuhe imodoka ngamwizere. Yego. Ariko Inosa ubu ngubu kuba nagira imodoka si igitangaza. Yego. Sibyo? Iyo ni difference ku muntu usenga Imana. Sibyo? Ku muntu usenga Imana. Ndetse n'abadasenga Imana imvura ababi n'abeza, ariko kenshi ibintu birimo Imana, iyo ufite ibintu nyine Imana iri kukublessinga ariko birimo imigisha y'Imana, biba birimo n'amahoro. Inosa wa kera, yego, hari nyine ikintu cyose yateganyaga gukora cyarangaga ntago cyakundaga, cyaragoraga. Ariko Inosa byose bihirirwa noneho abantu bameze bati. Ariko Inosa ubu ngubu Imana yagiye ihindura ibihe, nihabwa icyubahiro. Rero niyo mpamvu umuntu dukurikiranye aribwo bwa mbere ndagira ngo mbwire ngo ntubivemo, ukomeze ubihagariremo neza, ukomeze gusenga, wizere Imana. Nukuri hari igihe nanjye nagize ndavuga ngo ese Mana warantaye, ese Mana ntabwo ujya umbona, ariko ijwi rirambwira ngo humura, ndi kumwe nawe, ndacyaguhetse mwana wanjye. Ibyo ngibyo bikandira kugira gute gukomera no gukomeza kwizera Imana. Nigeze ngira ibigeragezo byinshi, ndi gusenga Imana, noneho ahantu nari nicaye ijwi rirambwira ngo haguruka nkwereke. Ndi kuvuga ngo mbese Imana ibi bihe bizahinduka ryari, bizagenda gute? Ijwi rinsanga nari nicaye, nakoraga amatelefone mu mujyi kanika amatelefone yapfuye n'amaradiyo. Yego. Ijwi rirambwira ngo haguruka nkwereke. Ndahaguruka, icyo gihe ndi mu bihe ndi gusenga niyirije, ntarya ntangwa. Bantu b'Imana, niba ari ikintu Imana ishobora gukora gikomeye, gusenga ni ingenzi, kwiyiriza ni ingenzi. Ndahaguruka, ijwi rirambwira ngo haguruka uze nkwereke. Ndahaguruka, rinjyana muri etaje hejuru, hano mu mujyi wa Musanze. Rinjyana hejuru, rirambwira ngo itegereze. Ndakebuka ndeba, ndikure amaso nerekeza ruguru. Ndareba, ngiye kubona mbona umuyaga ni mwinshi ruguhuha, umuyaga ni mwinshi pe. Hano hari imitaka yabaga abantu bacuzaga ama MTN, amanuza, umuyaga urahuhura bikubita byose. Birangiye ijwi rirambwira ngo se wabirebye bira byose? Nabirebye. Rirambwira ngo wabonye iki? Ndavuga ngo mbonye umuyaga uhuha cyane ukubita. Noneho ijwi rirongera rirambwira ngo ongera itegereze neza. Ndareba, ngiye kubona mbona igisiga gihagaze mu muyaga mwinshi. Hari ibisiga nyine bihagarara mu muyaga, hari ababizi ntibimuvinga ntibigende, kandi umuyaga ari mwinshi. None ijwi rirambwira ngo none se cya kisiga nura mutaka wa MTN gifite ibiro nibihe? Mba ndavuga tura mutaka wa MTN ufite ibiro byinshi. None ko umuyaga ugitemba kuwihiritse, ndavuga nyine umuyaga ni mwinshi. None ko utari gutemba na kira gisiga, ko utari kumuvinga kira gisiga, kandi kiri hejuru mu kirere umuyaga ariho uruguturuka, ntihagire icyo kiba. Ndavuga nanjye babiranshanze. Ijwi ryavuganaga nanjye rirambwira ngo nubwo uri guca mu bintu bikomeye bigoye, nubwo bikuremereye, ntacyo bizagutwara. Ndakomeza kubana nawe, sinzaguta, sinzagusiga, kandi vuba cyane ndabigusohoramo, ndagukomeje, ndi kumwe nawe. Ijwi rongera rambwira ngo ngaho noneho ongera fata, rambwira ngo tega moto nkwereka aho nkujyana. Ntega moto, hari umugezi wabaga ahantu biti Bushozi. Uwo mugezi ntabwo wari wagatembye. Nagiye ndi kwirukanga muri motari ngo ihute, hari aho ngiye ku kiraro. Yego. Ndahajya motari anyihutisha, ahangejeje aramparika. Ijwi rambwira ngo hagarara ngaho. Uko niko kuri numvaga ijwi pe ndi imbere y'Imana. Rambwira ngo hagarara ngaho. Ndagenda, moto irahangeza, ndahagarara ku icyo kiraro. Nditegereza, rambwira ngo reba ruguru. Ndareba ruguru. Ngiye kubona nk'iminota 5 nari ntegereje pe ijwi rikumbwira ngo utegereza nkwereke. Ngiye kubona mbona amazi, umugezi uri gutemba muhi. Uraza urugutemba, urugufata ibibuye, urugufata ibiki byose, imyanda yose urukumanura. Ndavase Imana ushishaka kunyereka ati komeza urebe. Umva amazi mabi, ibizi bibi biratemba, byose biratemba. Ngiye kubona nk'iminota nka 20 iri imbere murazi ko amazi atembye arya azibizi bibi n'ibiki. Ngiye kubona andi mazi mbona aje asa nk'ahari meza atandukanye n'aya mbere. Ijwi rambwira ngo rero ukuri kubona aya mazi ya mbere atandukanye n'aya ngaya ya kabiri ukureba. Aya mbere atembanye ibintu byose, aya kabiri ni amazi meza. Ijwi rambwira ngo niko nanjye ngiye kubigenza, ngiye gukuraho ibintu byose byari bariyeri ku buzima bwawe, byari byinshi bikubangamira bibaza umutima wa buzima bwawe, byose. Uko niko ngiye kugenda nshinzira nkosora, nkura mu nzira ibintu byose, kandi niko ngiye kugenda nkosora. Ngo aya mazi meza nubwo byari bimeze nabi, ariko
aya mazi ni meza, ni nako nzazana hanyuma y'ibyo uri kubona bibi byose byamaze kugenda, ni nako nzazana ibyiza ku buzima bwawe kandi ukagubwa neza. Ndangije ndavuga ngo urakoze Mana. Mbwira umumotari, ndavuga ati rero motari nagiye byarangiye, nongera numva nsubijwemo imbaraga, nongera numva ndakomeye. Ariko mbwira abantu ngo nimukomere, nimuhumure, nubwo mwaciye mu bintu bigoye, bo mwaciye mu bikomeye, ibibazo bigeragezo, amarira ari menshi, hari Imana ishoboye byose. Mukomere, Kristo ari kumwe namwe. Imana ishimwe. Yes, utanze urugero rwiza. Nanone nanjye nkunda kubwira abantu ati tugomba kugira natwe nk'ibimenyetso, nk'umuntu niba ari ahantu yavuye akagira, ariko ibyo byose abantu bajye bazirikana ko ibyo byose bihirirwa uwasenze Imana cyangwa se uwizeye Imana akanayubaha. Hari umuntu wakwizera Imana ntayubahe? Kwizera Imana ntayubahe, ntuyubahe. hajya abantu bayizera ko Imana itanga gusa, ariko ntibayubahe ngo bavuge niba babujije gukora ibyaha, aho kugira ngo babireke bakizera ko ari Imana itanga gusa, ariko bo ibyo babwiye kureka ntibabireke. Ariko umuntu yaba afite ikibazo gikomeye. None se ni nka kwa kundi wima uwaguhaye nk'abana batoya, banguzare nk'umwana mutoya, uko wamuha kose ni wavuye kumugura ako kanya kakamuhereza, kamubwira ati kwanga, kamubwira ati nyuma hatima akigakunze ntako yaguha. Hano ari wowe umuhaye. Nuko mu baguhaye Imana ikabagirira neza, ikababwira ngo nanjye rero icyubahiro cyanjye kigaragare muri ibyo bintu nabahaye. Ugasanga umuntu yambuye Imana icyubahiro mu byo yamuhaye. Yaguhaye inzu nziza, yaguha amafaranga, yaguha ubuyobozi, guha iki, noneho ukima icyubahiro Imana yaguhaye, ukayikima, ukumva ko ari wowe wihagije. Nyamara siko byakagombye kugenda, ahubwo Imana uyigira iya mbere, ibyo bintu ukabigira ibya nyuma. Nubwo tuba twavuze ngo Imana izanga amazu, amamodoka tuzagira, ama etaje, ama private jet tuzagira, yego, ariko ibyo byose biri inyuma y'uko Imana niyo ya mbere. Kandi kenshi David, nuramuka ugeze mu nuramuka uri kubona ibintu biri kuza byirukanka, utari gusenga, utari kugira gute, uzamenye ngo uri mu nzira mbi ijya kurimbuka. Uzamenye ngo uri mu nzira njya kurimbuka, kandi udasenze, uretse nawe n'inshuti n'iki byose bishobora gutakaza ubuzima kubera ko yego utari gusenga Imana. Hanyuma Innocent, reka noneho tunyaruke kuko turi kujya ku musozi w'ikiganiro. Reka twigire ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda gukoresha nk'umuhanuzi. Innocent, muri iyi minsi bihagaze bite ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda gukoresha? Ndashima Imana cyane, kandi Imana niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Nkunda kuvuga ngo Imana nigutoranya ikagukoresha, ntuzayifata ko ari wowe nkawe gusa, nkawe ubwawe ubyikoresha, uzashimiye yaguhaye icyo cyizere, kubera yuko twe ntabwo ari twe dusohoza, Kristo muri twe aradufasha tugasohora. Uyu munsi nshobora kugusengera nkataka, nkabwira Imana, nkavuga ngo Mana mbabarira pe, kandi nukuri Imana ikakumva rwo ikanyumva, ibyo washaka ukabibona. Uziko nshobora kugusengera ukabona amafaranga kandi nge ntayo mfite, nkabwira Imana ngo Mana kubw'imbabazi z'Imana uyu muntu ashaka amafaranga, kandi ikibazo cy'ikiruti cyanjye, ikibazo cyo iyo ngende gusengera umuntu ntago mvuga ngo Mana nanjye ndabishaka, oya, ikibazo cye birashobora ko kiruti cyanjye rwose. Mana mufashe, nibura izina ry'Imana komeza guhabwa icyubahiro, azavuga kuri Imana ugifite abantu wahishe wibikiye bakubaha. Kandi pe nkagusengera ntagutezeho inyungu, niba ari ikintu gishobora kunshimisha, niyo nagusengera ugasubizwa ugahita ugenda, byo nta kibazo. Ariko nababara ngusengera ntagire ikintu gikoreka, bikarangira tudakomeje gusengana. Iyo ndi kugusengera nkwibandaho mpaka hari ibikoretse, ubonye imirimo n'ibitangaza by'Imana, yego, mpaka ngusengera ibyo ikora ndetse cyane. Bivuze ngo muri iyi minsi wanye n'Imana neza ku buryo rwose ku bantu baba bafite ibibazo, kuko nkanjye hano kuri Gonarike Plus urabimenyereye Innocent, ntago bikiri ibanga n'abantu bankurikira, ntago bikiri ibanga. Sinzi ko natamukije nimero y'umukozi w'Imana, nta nubwo nita ngo wenda nayitamukije. Imana ijye guumugisha, Imana ijye guumugisha. Hari abantu nyine babura uko bajya babasengera, abandi bakagira gute, bakavuga ngo kugira ngo tubasengere murishyura ibi, ariko abantu b'Imana nta kintu Imana igikora kubera ko ari cyo twayihaye, ni imbabazi. Kagusengera, namara kugusengera Imana igakora ibyo yakagombye gukora, ariko nasenze natakambye navuga ngo Kristo we ndakwinginze, kubera ko ubundi hari uburyo ushobora kuvuga ngo
David akavuga ngo Innocent ngushinze ibi, cyangwa se ukavuga ati Jacques ngusishinze ibi ngibi uzajya ubikora rwose ndabiguhaye, nguhaye ubushobozi bwo kuzajya urabikora, n'uzajya uhagira umuntu uje hari ibyo ashaka ujye ubanza kumbwira ngo uburenganzira bwo kubitanga. Ni kimwe rero nanjye Imana hari icyizere yampaye, iyo umuntu ambwiye ngo musengere ndabwira Imana nkavuga Imana wanyemerera nibure nubwo atanasenga nk'uko abandi bagira gute, nubwo agaragara nk'umunyabyaha, nibure wanyemerera akabona imbaraga zawe aho abandi batamugiriye imbabazi, wowe ukamugira imbabazi ukabimukorera, nibura akazavuga ko hari ineza ikiri mu bantu b'Imana. Imana yatoranyije ibikoresho by'Imana, Imana bajya basenga Imana ikabumva. Icyo gihe hajya Imana ijya ibikora gutya ugasanga biremeye. Rero mbishimira Imana cyane yampaye icyizere, kandi mvuga ngo Mana kuzageza iherezo ryanjye kiri muri iyi si uzambe kubyitwaramo neza kugeza igihe uzagarukira gucungura itorero, ubundi abera tuzazamurwe. So ubundi ujya wibona wasubiye inyuma wacitse intege mu murimo w'Imana? Birashoboka ko umuntu ashobora wenda gutsikira. Oya weho ujya wibona wacitse intege urimo wabo bantu? Tibishoboka, tibinabaho. Wiringiye iki? Niringiye imbaraga y'Imana muri nge, kandi amahirwe nagize nuko ijwi ry'Imana ndyumva, nkumva ko rikansanga rikambwira ngo uyu munsi ongera imbaraga n'ibihe byo gusenga. Rero mwuka w'Imana mu Kristo, mwuka w'Imana niwe ugenda kuri twe akatubwira ngo ahangaha ongera ibihe byo gusenga, ahangaha gabanya amagambo, ahangaha gabanya ibigare, mwuka w'Imana nicyo amaze. Rero wa wundi uvuga ngo ahangwa ngumva ngo nababandi nabo barasengaga ntawe wabarushaga, hari iyo mwuka w'Imana yigendeye umuntu asigaye abayiyobora, ntago bakiyoborwa n'iki na mwuka w'Imana. Icyo gihe kubabara ntago bakibigira, kwiriza ntago bakibigira, gusenga ntago bakibigira, kugira ryamasenze ntago bakibigira, yagiye gupanga kwiriza bicamo kabiri, ntabwo kivuga ngo wenda nyirakana karambaje reka mubabarire ngewe. Uziko ngewe n'umuntu ushobora kumbabaza nkamubara atanansabye imbabazi, ariko ni nabyo ni narwo rukundo Imana igira, ni nazo imbabazi Imana gutanga. Nakubabara utanansabye imbabazi pe, kavuga ngo rwose ndakubohoye rwose pe, ndako ntago nisanga nago ntibibaho ntibinashoboka. Kandi umwana w'ubugingo I know that sinzi abantu gikunze kubavunira umutima. Byumva ute kuba wababarira umuntu akavuga ati nta mbabazi nigeze nkusaba? Wewe uramubabariye urabohoka, ndetse namusanze avuga ati nge nakubabariye buriya, akavuga ati nta n'imbabazi nigeze nkusaba pe, kumbabara kwawe sinzo byaturutse kuko ntigeze nkusaba imbabazi. Nta nizo ngeze. Icyo ni ikimenyetso cy'umwana wo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka niyo wavugiriza ingoma ye mu gutwi kwe, ukavuga ati nyaboneka umvuka Imana iri kumbwira, cyangwa se ukavuga ati nyaboneka ihane, cyangwa se ibi ngibi ni amakosa, nyaboneka arabategera ndashajya kubibwira ari wanyu. Ariko icyo ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu ari umwana wo kurimbuka. Iyo rero mwuka w'Imana utamutakaje uravuga ngo Mana njyewe ubwanjye ntacyo namumarira, ariko musange ndagusabye musanga umugereho, uhindure buri kimwe kuri ubuzima bwe, ugira ibyo wamwumvisha. Buriya na Sawuli ajya kurenganya ubwoko bw'Imana yarazi ko ari mukuri, ariko Sawuli ari kurenganya ubwoko bw'Imana, ari gutoteza abantu b'Imana, yarazi ko ari mukuri. Hari Sawuli yatoteje bande? Yicaga abantu, abana b'Imana, abantu bose basengaga irabatotezaga, kabasanga kabica. Sawuli kandi Sawuli ari umwami nugeze numva ibigwi bye bikomeye. Neze suzi ko Sawuli yari wo wiswe Paulo. Ese kuva Sawuli wahindutse Paulo. Wahindutse Paulo, uragiye kurenganya ubwoko bw'Imana, mareka Imana akamusanga yaragiye ahantu bita i Damasco, mareka Imana akamusanga ari ku ndogobe, noneho ya ndogobe mareka Imana agahagarara mu nzira hagati, indogobe ikatanga Sawuli kubona marayika, noneho indogobe ikicara, marayika akazamura inkota, maze ubundi Sawuli akavuga ati wandogobe bigenze bite, arayikubita agira kenshi arayikubita, kumbi indogobe yaramukijije kubera ko yaza kwambuka, marayika Imana yakumukubita inkota agapfa. Ariko indogobe iraryama, maze Sawuli arangije arayikubita, indogobe iravuga ngo ariko ubundi urampora iki Sawuli we, urandenganyiriza, urankubitira iki, urampora iki? Ubundi sinajyaga ngenda aho ntumaga hose kubera iki? Ngo Sawuli aratinya, aravuga ngo mbese byagenze bite noneho? Ngo Imana ihumuye amaso ya Sawuli, ngagiye kubona abona marayika w'Umwami Imana ari imbere, ngaricara ahita avuga ngo urinde Mwami Imana ngo ngukorere. Aravuga ngo ninjye Uwiteka kurenganya. Ubwo ni conversation, bahise bagirana conversation. Hanyuma rero marayika w'Umwami aravuga ngo ukijijwe n'indogobe kuko nari gukubita inkota nkakwica. Ariko
kubera ko itambutse ngo ikomeze urarokotse. Yes, ku bantu bakurikiye Gona Reke Plus, reka tukomeze tubabwira ati ikiganiro cyo turi kugana ku musozo, ariko nanone mu kanya gato ngiye kumusaba tubwire ijambo ry'umunsi. Mu kanya gato turaza kumusaba nimero y'umukozi, turaza gusaba nimero y'umukozi w'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe. Ni umuntu Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza, ni umuhanuzi, ndetse mu gihe ngiki ni umuntu Imana doye mu gihe ngiki ngo tumukoreshe aza tubwira ibyacu by'ahazaza. Rega ngo na mbere habaga bamenya iyo umwami yabaga agiye gutera, yamanza kweza bamenya akavuga yamanza kubaza bamenya akavuga ati mumbwire ati ese ninjya gutera hari ahantu nzahafata cyangwa se nzatsinda insinzi zagana mu maboko yanjye, bakamanza bakamenya amakuru y'umugabo bagiye gutera cyangwa se n'ikimana iri kuvuga muri iyo minsi. Bivuze ngo none umukozi w'Imana, Imana igenda ikoresha ibintu bigiye bitandukanye, igenda ikoresha ibitangaza. Tuzaza gufata nimero yo mu kanya, reka tumusabe atubwire ijambo ry'umunsi twagenderaho. Ntago ari iminota myinshi inosoro bimenyera, ni iminota nk'ibiri 3 ubundi ndahita ngubwiye iki kintu tuza gukurikizaho gusengera abantu bafite ibyifuzo, bafite uburwayi, abantu bafite ibibazo byananiranye, imyatsi, ibibazo byananiranye byose, mukaya turaza kubisengera. Reka tugusabe utubwire ijambo ry'umunsi. Yego, ijambo ry'umunsi ravuga ngo gukomezwa n'Imana ni ingenzi mu buzima bw'umukristo cyangwa se mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese uri mu bigeragezo, uri mu kaga. Turi mu gihe cyo kwibuka mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Ariko iri jambo riravuga ngo gukomezwa n'Imana ni ingenzi mu buzima. Imana ikomeze ibakomeze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo riravuga ngo Yesaya 41:10 riravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, nzagukomeza, nzagutabara. Imana ishimwe. Mu buzima busanzwe no mu buzima budasanzwe, hari uburyo abantu benshi bari guca mu bintu bikomeye, mu bintu bigoye, ariko mu by'ukuri ntutinye ibyo uri gucamo byose. Hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite amaboko, hari Imana ireba, hari Imana ikora. Ntutinye kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Mu buzima duhura n'ibibazo byinshi, ubukene, indwara, kwiheba, ibigeragezo ndetse n'ibindi byinshi byatuma umuntu abasha kuba yacika intege akababara. Ariko hari ibintu bikomeye, ibyo bikomeye byose dufite Imana ibishoboye. Umuntu udafite Imana arananirwa vuba, ariko ufite Imana arakomezwa. Amen. Twe rero dufite Imana, niyo mpamvu Imana igomba gukomeza ubuzima bwacu. Twaba turwaye, twaba turi mu bihe tutishimiye, twaba turi mu bihe bigoye, ariko dufite Imana idukomeza, iduha imbaraga. Turi nk'ibiti byatemwe, turi nk'ibiti nk'uko umuntu bundi umukristo ameze nka kwa kundi umuntu aba yuminye, ari nk'ibirayi cyangwa se ibigori cyangwa se ibishyimbo byarabye kubera izuba, ariko akavura kakongera kakwagwamo bikongera bigahembuka. Rero bakristo, nshuti z'umusaraba, bavandimwe, bantu b'Imana, mureke dukomezwe na Kristo. Kristo akukomeze, Kristo akube hafi, ibyo uri kunyuramo, ibyo uri gucamo, Imana ikwishimire, Imana iguhagarare, Imana ikwambike imbaraga, kandi Imana ihembure ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana ishimwe cyane. Yego, Imana ibagirire neza cyane kandi bishimire. Yes, reka dushimira abantu mwese mwakomeje kudukurikira hano kuri Gona Reke Plus, ko twari tugeze mu kanya keza ko gusoza ikiganiro cyacu, kugira ngo tukomeze dusenge n'umukozi w'Imana Innocent. Tukatuvuze ko tugiye gusengera ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bafite inyatsi, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, niwe tugiye gufata kandi dusengere. Ariko nanone reka tumanze tumusabe nimero yiwe. Yego, nimero ni 0788 25 40 10. Imana bamugisha 0788 25 40 10. Imana ibishimire, ihaza kwifuza ku mitima yanyu. Ni nayo ya WhatsApp ngoresha. Yego, rero wasengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kadusenge. Talasile bosha inimanda la hai tesale kota la bana la hondengela minyahanda. La site lebo ne jakatala si lebo ne manda la hai le ketanda la konde la mangala shandala ba. Ole side hai lo min la hai lo shaide mantre de bokia do pela side mandi. Te ela si lebo ne hande side va la ho kwa shaine makwasa wale bai. Tele side mna hai lo ashi lo hai lo hama la mna side mna andeba. Tela si levo pe de konta la binivanda. Tela si levo do jele blo hai le centre de kiadombe enemando sidrari. Urakoze kukijije uburwayi, kije kanseri, utanze kubyara, utanze akazi,
urakoze ko utanze venemanda rabonimanda dahaye byose, urakoze ko utanze ibyo buri muntu wese yarakeneye, urakoze ko utanze imbabazi. Lebo tebe save la oneke tala benemanda, urakoze ko utanze agakiza k'ubuntu kandi ukomeje abari bacitse intege mu buryo butandukanye. Vila boli blahaye lesi edrari, urakoze kuri manihagije umvishe gusenga kwacu ni mu izina rya Yesu, amen.